Amakuru yacu reka tuyatangire tubabwira ko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ivuga ko amahanga amaze imyaka 76 atarashyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside. Icyakora ishami ry'umuryango wa Afrika yunze ubumwe rifite inshingano zo kurwanya iki cyaha rivuga ko rigiye kurushaho kubishyiramo imbaraga. Ibyo babivugiye i Kigali kuri uyu wa mbere mu nama mpuzamahanga yo gukumira jenoside. David Nzabonimpa yarahatubereye. So it's not like here's a foreign thing that we do with genocide. Abahanga mu mateka baba bo mu Rwanda n'abavuye mu mahanga bazi neza ibyabaye mu Rwanda. Because I'm among people who know so much more about Gacaca. Basubiye mu kwibihe bitegura umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi byagiye bisimburana kugeza ishyizwe mu bikorwa. Mu minsi itarenze ijana abatutsi basaga miliyoni imwe bamburwa ubuzima. Aba bahanga mu mateka bavugiye imbere y'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ko ibyo bihe byasimburanye amahanga arebera. Nyamara icyo gihe jenoside yashyirwaga mu bikorwa hari hashize imyaka 46 umuryango w'abibumbye wemeje umwanzuro wo gukumira no guhana icyaha cya jenoside, ndetse kugeza uyu munsi hashize imyaka 76 ibihugu bisaga ijana byiyemeje kubahiriza aya masezerano, ariko bagaragaje ko hari bitarashyira mu bikorwa. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yavuze ko bagomba kongera gutekereza kuri iyi ngingo. La convention pose une obligation de prévention du génocide. Le faisons-nous? Aya masezerano adusaba kurwanya jenoside. Turabikora? Aya masezerano kandi adutegeka guhagarika jenoside mu gihe iri kuba. Turabikora? Aya masezerano anadusaba kurwanya jenoside mu gihe yakozwe. Ikibazo kiracyari cya kindi. Aya masezerano anadusaba gukorana mu gukumira no kwamagana jenoside. Ariko se turakorana bihagije mu kurwanya imvugo z'urwango no guhamagarira abaturage kujya mu bikorwa bigize jenoside? Ahubwo n'ubu turacyabibona mu ntera ntoya uvuye mu Rwanda. Or nous les observons à quelques kilomètres du Rwanda. Kuri iyo ngingo intumwa yihariye y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ishinzwe gukumira jenoside Bwana Adama Dieng yavuze ko bagomba gukemura iki kibazo. Bwana Dieng yemeje ko ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya jenoside kizagira uruhare muri ibyo bikorwa. In this country, the genocide didn't start with the machetes, but rather with the dehumanization of the Tutsi. Muri iki gihugu jenoside ntabwo yatangijwe n'imihoro, ahubwo yatangijwe n'amagambo yambura ubumuntu abatutsi. Tugomba guhangana n'ibi byaha. Tugomba kubaha no guha agaciro buri muntu. Ntidushobora kwamagana jenoside tutabanje gufata ibyemezo byo kwikumira. Niyo mpamvu nishimiye kubwira guverinoma y'u Rwanda n'abaturage bayo ko nishimiye ko ikigo nyafurika gishinzwe gukumira jenoside kigiye gukorera hano mu Rwanda. Iki kigo kizahinduka igicumbi cy'ubushakashatsi n'inyigisho zigamije kurwanya jenoside. And serve as a hub for research, education and advocacy on genocide prevention. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu nayo iremeza ko iki kigo kizatanga umusanzu ukomeye mu guhangana n'uruhererekane rw'ibikorwa bigize icyaha cya jenoside. Ni ikigo rero kizakora ubushakashatsi, ni ikigo kizajya gitanga amahugurwa mu byiciro byose, amahugurwa kuba diplomate, amahugurwa ku bashakashatsi, ku barimu, amahugurwa bari mu miryango itari ya leta, abikorera, abanyeshuri, urubyiruko. Icyo kigo kandi kikazaba kigizwe cyane cyane n'abanyafurika ariko n'abandi banyamahanga. Kikazajya rero mu mirimo gikora nacyo harimo no guhangana n'icyo kibazo cya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, kugira uruhare mu gukumira. Ngira ngo mubona ko imiryango mpuzamahanga ubu ngubu imwe n'imwe nka Human Rights Watch, Amnesty International n'indi aribo bakora za raporo zikurikizwa n'imwe mu miryango mpuzamahanga nka ONU n'ahandi. Turifuza ko icyo kigo nacyo cyajya gikora ubushakashatsi bucukumbuye bwa gihanga, ku buryo inyandiko zacyo nazo zajya zishingirwaho hatitaye ku bikorwa n'abazungu bonyine. Naho ku ruhande rw'abashakashatsi nka rumwe mu nzego zizakoresha iki kigo nabo bagaragaza ko biteguye gutanga umusanzu wabo. Dr Gakwenzire Philibert ni perezida wa Ibuka, akaba n'umushakashatsi ndetse n'umwarimu w'amateka muri kaminuza, ndetse na Dr Ismail Bukanan nawe n'umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza. Ibyo rakaba ari intego nziza cyane twese nk'abashakashatsi, nk'imiryango yigenga y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abandi bantu bumva bikwiriye ko bakwiye gushyigikira iki gitekerezo. Mu rwego gushyira hamwe kugira ngo tuhangane n'ikintu cyitwa jenoside ntizongere kubaho kundi. Ese bizashoboka?
ubwo ni ukureba icyo ubwo bushakashatsi bugaragaza n'abayobozi uko bagiye kubishyira mu bikorwa, kuko bimaze kugaragara ko ari umuryango w'abibumbye, ari umuryango wa African Union, byagiye bigaragara ko rwose havugwa amagambo ibikorwa bikabura kandi abantu bagakomeza gupfa. Nkumva rero ibihugu nk'u Rwanda cyane cyane dushimira kuba rufashe ya mbere mu gushyiraho iriya institute cyangwa se kiriya kigo kizajya gihangana n'ibyerekeranye na jenoside, kugira ngo abantu babibabere isomo kandi bakuremo ubumenyi bwatuma nta jenoside izongera kubaho ukundi. U Rwanda rushimangira ko iki kigo kizatangira gukora mu mwaka utaha, ndetse ngo bizeye ko kizatanga umusanzu mu kumenyekanisha amakuru nyakuri ya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo bushakashatsi n'inyigisho zishingiye ku kuri kw'amateka bwo bizagira n'uruhare mu kuvuguruza amakuru anyuzwa ku mbuga nkoranyambaga agamije kugoreka ayo mateka. David Nzaburimpa, TV 10.